Hari ibintu bitanu byatuma abakobwa bagukunda cyane ndetse bakagusarira, bakagukunda ku kigero kiri hejuru cyane, ku buryo buri mukobwa wese yakwifuza kugukunda. Ibyo bintu nibyo ngiye kukubwira. Ikiganiro cyo ni top 5 secret. Iyi ni inama y'umunsi. Kugira ngo niba ari bwo bwa mbere wagera hano, uze gukanda subscribe, ubundi ukande kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nge ndi The Brown, iyi ni The Brown Entertainment. Ndagusuhuje aho uherereye hose. Ndabizi ko mutwumvira ahantu hagiye hatandukanye mu mpande enye z'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe no mu mujyi wa Kigali. Muri ibyo bintu bitanu rero, ikintu cya mbere ni ukutavugisha abakobwa cyane. Iyo utavugisha abakobwa cyane bibatera kukwibazaho, bakibaza ngo uyu muntu ninde, bituma bagutekerezaho byinshi. Iyo utabavugishije nibwo bakubonera umwanya, nibwo bashaka kuvugana nawe. Abakobwa iyo ubashaka cyane barakureka, iyo utabashaka nibwo bagushyaka. Ibi bintu ndakubwira ngo niwumva ari byo uko ari bitanu, abisobanura ukumva nibyo, uze gusiga igitekerezo muri comment, waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, umbwira ati ibi bintu nibyo. Iyo utabashaka cyane abakobwa nibwo bagushaka. Icyo ni icyambere, kutavugisha abakobwa cyane, kutavugana nabo, kutamarana igihe kirekire uri kumwe nabo. Nicyo kintu cya mbere kizatuma bagukunda cyane, kizatuma bakwibazaho cyane. Icya kabiri ni ukwita ku buryo bw'imyambarire yawe. Abakobwa benshi bareba uburyo umuhungu yambara, bareba uburyo ki agira isuku ku myenda yambara, uburyo ki mbese ajyanisha imyenda yiwe. Kabone nubwo utaba ufite imyenda myinshi, umukobwa areba isuku. Ese imyenda wambara urayifura? Ese imyenda wambara uyambara kangahe mu cyumweru? Ese uyambara ute? Abakobwa rero bareba ku kintu cy'imyambarire cyane. Iyo icyo kintu rero uzi kugishyira ku murongo, abakobwa baragukunda cyane ndetse bakagusarira. Kabone nubwo utaba ufite imyenda ihenze, ariko bagerageza kukwigaho, bakavuga turiya muntu ugira isuku, utwenda twe tuba dufuze, atera agapasi. Nubwo atagira imyenda myinshi, ariko iyo afite azi kuyimanajinga, azi no kuyikorera isuku. Icyo kintu gituma abakobwa bakwibazaho cyane ndetse bakagukunda. Icya gatatu tugiye kuba twavuga ahangaha, nacyo kiri mu bintu bikomeye cyane. Gukoresha neza amafaranga yawe. Ahangaha bivuze kwizigama. Mbese niba warabonye amafaranga runaka wayakoresheje iki kigaragarira buri muntu wese. Icyo kintu, iyo ufite ikintu waba warakoresheje amafaranga yawe, abantu birabakurura cyane. Ikindi cya kane ni ukubaha abantu, nawe ubwawe ukiyubaha. Bivuze kwitonda. Ni ukuvuga ngo iyo witonda wubaha buri muntu wese, nawe ubwawe ukiyubaha. Mbese ukubaha buri muntu, ntugire ibifuti ukora, weho ubwawe wihesha agaciro. Ibi bituma abantu benshi bakwibazaho cyane. Niba koko ibi bintu nusanga ari byo, ndahita nkubwira ngo andika muri comment, kuko hasigaye ikintu kimwe. Wibutse ko ikintu cya kane ari kwiyubaha,
ukubaha n'abantu. Ikintu cya gatanu ni ukutanywa ibiyobyabwenge, cyangwa se naho waba ubikoresha cyangwa se naho waba ubinywa. Ubwo ndavuga nk'inzoga, ntukabe imbata yabyo ngo bigaragare ko ukunda kunywa inzoga cyane. Ntukabikoreshe cyane buri munsi, ntukabikoreshe mu ruhame, kugira ngo umukobwa naje kugutangira ubuhamya azavuga ati wari uzi n'ikindi. Ntabwo anywa ibiyobyabwenge, ntabwo akunda inzoga cyane, niyo mpamvu ashobora kuba yatekereza neza, niyo mpamvu ashoboye kuba yagukunda, niyo mpamvu yaguha ikeya kuba adakoresha ibiyobyabwenge. Ibintu bitanu twari dufite rero ni ibi ngibi, ndagira ngo mbigusubiremo neza ubundi dusoze video. Mu bintu bitanu rero byatuma abakobwa bagukunda cyane bakagusarira, harimo kutavugisha cyane abo bakobwa, kugira imyifatire myiza, ukagira isuku, ukagirira imyenda isuku ku myenda yawe, kabone n'ubwo yaba ari mike. Icya gatatu ni ugukoresha neza amafaranga, ukaba udasesagura amafaranga, ugakora ibintu bifite gahunda biri ku murongo. Icya kane ni ukubaha abantu nawe ubwawe ukiyubaha, bivuze kwitonda. Icya gatanu ni kudakoresha ibiyobyabwenge. Niba koko ibi bintu nawe ari kubibona, andika muri comment. Ese wa mukobwa, umuhungu wujuje ibi ngibi wamwanga? None se wa muhungu we wujuje ibi bintu uko ari bitanu arakwanga? Nkeneye kumva igisubizo, tuzongere duhure. Andika rero, numara kwandika muri comment wibuke gukora subscribe nk'uko nari nabibabwiye, ubundi tujye duhura buri munsi. Ikiganiro cyo bagize top 5 skills secret, nitwa The Brown.